Nitwa Mutoni wa Musare Eliza, mfite imyaka 18, aba ntuye mu Bubiligi. Kuba umunyarwandakazi kuri njyewe icyambere ni ishema rikomeye. Ni ishema uko nkurikije nk'abandi bantu tubana nk'ina habo mu bindi bihugu, ndebye nk'imico ntabwo dufite imico imwe, ariko nk'iyo ndebye imico y'abanyarwanda dufite imico myiza, turi abantu bagire bubaha abandi, kandi kuri njye kuba umunyarwanda ntabwo nabasha kubisobanura gutya, ko mu mutima wanjye numva ari ishema rikomeye. Ntabwo najyana bambaze ngo ndi umunyarwanda ngo nange kubivuga, nabivuga neza cyane pe, ko numva nishimiye kuba umunyarwanda cyane. Nitwa Grace Nyinawumuntu, ntuye hano mu Bubiligi. Kuba umunyarwanda ntago ari uko gusa ufite amaraso y'abanyarwanda cyangwa ufite ibisekuruza by'abanyarwanda, ahubwo nuko ubyiyumvamo, urabanza ukabyiyumvishamo, hanyuma umaze kubyumvishamo ukabyubaha, kandi ugakunda igihugu cyawe, ugakunda n'abanyarwanda. Ahasigaye ugakundisha abandi u Rwanda, aho uri hose ukumva wakora igishoboka cyose kugira ngo u Rwanda rutere imbere. Nitwa Sandrine Uwimbabazi Maziyateke, nkaba mfite imyaka 31, nkaba mba mu Bubiligi. Kuba umunyarwandakazi kuri njyewe ni ikintu cyiza cyane. Nkaba mva muri Afrika deja ni continent. Je suis fière yo kuba mva muri Afrika. U Rwanda akaba ari igihugu, ni agahugu gatoya ariko gakora ibintu byiza. Urebye mu mateka ari byabaye mu bihugu intambara n'ibiki byose, ariko ukuntu ubu ngubu u Rwanda rumeze ruri kwidevelopa, amahanga isi yose irabibona. Ngewe ni ibintu vraiment binshimisha, bikaba bimpa fierté yo kumva ko ndi umunyarwandakazi, kandi naho ndi hose nkamamaza igihugu cyanjye mu byo nakora byose no mu mishinga yose.